Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka mbashimire kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwe mwese mukomeza kugenda mubana natwe ni Bridge Sport nge nitwa Ari Cyuzuzo. Tubana kenshi cyane hano kuri Bridge Sport twirebera amwe mu makuru agenda avugwa. Ndabizi abafana bamwe na bamwe batekerezaga ko ino treve international rwose ishobora kuba yaboringa cyangwa se tutabona makuru menshi agiye atandukanye avugwa mu makipe yacu. Gusa turi mu mpera za championnat nkuko bisanzwe, amashampionnat ari kugenda arangira mu bihugu byinshi, ari nako mu Rwanda bimeze. Turabura iminsi 6 yonyine kugira ngo championnat y'igihugu y'u Rwanda tuyishyireho akadomo. Ni championnat yobowe ku rutonde n'ikipe ya APR Football Club, irusha ikipe ya kabiri amanota akayabo k'amanota 13 yose, irusha ikipe ya kabiri. Gusa hari byinshi byo guhatanira muri ino championnat, murabizi imyanya ibikonta. Hari amakipe aharanira icyitwa Big 4. Urabona Big 4 yo haramutse haje nk'irindi rushanwa riba ryicetsemo kwa kunda amarushanwa hano yicekamo, ugasanga haje nk'irushanwa ry'ubutwari cyangwa se irushanwa rya Made in Rwanda, ntabwo bigo batinzamo batabareba amakipe ari imbere ane agataza guhatana. Ibyo ni ibintu byose amakipe agenda areba. Hanyuma kuri bato y'abamanuka niho hari urugamba rukomeye cyane. Ikipe guhera kuri za Gorira kumanuka, Etenseri, Etwari Doreste, Bugesera kumanuka, yose ari mu muteremuko wo kuba yamanuka. Muri Rayon iri ku mwanya wa kabiri niyo ngiye kugarukaho cyane. Rayon Sport ku mugoroba w'ejo hari ku munsi wo kuwa gatatu, nibwo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwegereye umutoza w'ikipe ya Rayon Sport mukuru, bamwita Julien Mete cyangwa se Julien Mete bitewe nuko ubivuga na mazina y'igifaransa. Ndakeka ko nta watunenga cyangwa se wavuga ko tuyavuga nabi, kubera ko burya n'umufaransa umubwiye ngo avuge nshimiye Imana cyangwa se ukamubwira ati navuge uwa Yezu Jean Fidèle, ntekereza ko byamugora. Ariko izina uko rimeze ni Julien Mete, uko wabyita kose nuko nguko bimeze. Uyu mugabo ubuyobozi bwaje kuba bumwegera bumusaba ko yakongera amasezerano y'imyaka 2. Gusa nyuma yo gutinya, nyuma yo kubona detail nyinshi twagiye tubivugaho mu kiganiro cyacu cyatambutse. Niba ushaka kugira byinshi wakumva kuri ayo masezerano bashaka kumwongera, wakumva ikiganiro kiri munsi y'iki ngiki. Ntago bigoranye cyane, ni ukureba munsi twabivuzeho cyane kuri Julien Mete, twabiganiyeho cyane. Uyu mugabo rero nibwo bamubwiye ko bashaka kumwongerera amasezerano y'imyaka 2. Gusa nawe yaje kubasaba ikintu gikomeye, harimo nuko bagomba kumugurira abakinnyi bakomeye bamufasha kuba yahatana ku rwego mpuzamahanga, na bitewe nuko ikipe ya Rayon Sport asanzwe ngo azi ko ari ikipe ikomeye. Ni ikipe mu mateka ya vuba yageze muri 1/4 cya UEFA Confederation Cup yo muri Afrika, ni CAF Confederation Cup. Ni amateka akomeye ndetse bashaka no kuba basubiramo. Arabizi neza Julien Mete, murabizi ko yaje muri Rayon Sport avuye mu ikipe ya AS Otohodoyo, ni ikipe yo mu gihugu cya Congo Brazzaville. Urumva ni muri kano karere k'ibiyaga bigari, n'ubundi asanzwe abizi. Yaje gusaba ubuyobozi ko bagomba kumugurira abakinnyi bakomeye. Ubuyobozi rero nabwo nta kumutenguha cyane kugira ngo bumwereke ko bino biri seriye, dore ko bana bimwemereye. Yezu Jean Fidèle yamubwiye ati rwose abakinnyi ndabagura, nanjye n'umwenda mfitiye abareyo, abafana ba Rayon Sport ko ngomba kubagurira abakinnyi bakomeye cyane, nyuma yuko twatakaje abakinnyi bamwe na bamwe ku mpamvu zigiye zitandukanye, zaba iz'ubucuruzi, zaba iza politike. Murabyibuka yabaye kuri Ruvumbu, nta uhakanye ko ari umukinnyi mwiza wabafashaga, ariko yaragiye. Tugomba kumuvinga tujya imbere. Yezu Jean Fidèle rero yamwijeje ko agomba kuba amugurira abakinnyi bakomeye cyane ku ikubitiro, nta gutinzamo kugira ngo ahite amwereka ko ari seriye. Ngo kino cyumweru kirashira case y'umuntu bita Niyonzima Olivier Sefu irangiye, ivuye mu nzira mu ikipe ya Rayon Sport. Azambara nimero 21 nk'iyo asanzwe yambara mu ikipe y'igihugu Amavubi. Kugeza ubu ngubu Niyonzima Olivier Sefu ari mu ikipe y'igihugu, aho bari mu mwiherero mu Bugesera. Gusa ibiganiro bigeze kure ndetse nta gihindutse, ashobora kuba yanasinya. Murabizi neza ko iyo umukinnyi asigaje amezi 6 kuri kontra ye,
aba ashobora kuvugana n'indi kipe ndetse akaba yasinya amasezerano bita imbanzirizamushinga mu kinyarwanda cyangwa se ubwo mu ndimi z'amahanga twabyita pre-contract, ashobora kuba yayisinya. Niyonzima Olivier Sefu yari yarasinye umwaka umwe muri Kiyovu Sport. Umwaka birumvikana umwaka ugiye gushira, turabura imikino 6 gusa, turabona iminsi 6 ya shampiyona kugira ngo umwaka yasinye muri Kiyovu Sport urangire. Yamaze kuvugana na Rayon Sport nta gihindutse nyuma y'ibyamubayeho. Murabizi ko muri kino cyumweru twatangiye kuri uyu wa mbere nibwo ikipe ya Kiyovu Sport ihagarariwe n'uwitwa Mbonyumuvunyi Abdul Karim, yari vice perezida wa general wa François Regis. Nyuma yaho François Regis yeguriye, Mbonyumuvunyi Abdul Karim niwe wasigaye ayoboye Kiyovu Sport. Yaje rero kuba ahagarika Niyonzima Olivier Sefu, aramuhagarika aramubwira ati imikino 6 ya shampiyona dusigaranye ntitugukeneye ntituzakubone turaguhagaritse. Bamushinjaga ko ngo yagumuye abakinnyi, yari kapiteni mu by'ukuri kubabonaga mu kibuga twabonaga yitanga, ariko bamushinjaga ngo yagumuye abakinnyi ngo atuma bamara icyumweru cyose batitoza. N'ibibazo yagiranye na Kiyovu Sport ariko bishingiye ko kudahemba, koko sintekereza ko ibyo byose bamushinja yabaye yari unabikora, ntago yabikora ahembwa neza, ikipe imeze neza. Ikipe rero imaze kumuhagarika, birumvikana Rayon Sport yahise ivuga ati n'ubundi twaravuganye, nta makosa twakoze, amezi 6 yarasigaye kuri kontra ye, byari byararangiye nta kabuza. Rayon Sport yamaze kohereza intumwa igomba kugenda ikajya hafi ya camp y'ikipe y'igihugu, bakagenda bakaganira ibisigaye byose, akazava mu ikipe y'igihugu aza ahita atereka umukono ku masezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Uwayezu Jean Fidele ashimangira transfer ye ya mbere ikomeye cyane. Twari twababwiye ko iyi transfer igomba kuza nyuma yuko uwitwa Munyakazi Sadate nawe agomba kuba yinjiramo, ariko mbere yuko yinjiramo murabyuka ko twabivuze ko Munyakazi Sadate agomba kugaruka mu ikipe ngo ya Rayon Sport. Ni ibintu byaganiweho, agomba kuza akajya muri chief scouting, akajya arokirita bamwe mu bakinnyi. Nta hantu na hamwe azabahuriye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, dore ko abafana ba Rayon Sport rwose batabyemera. Ariko ku kijyanye no kugura ni umuntu ufite experience cyane, kubera ko abafana ba Rayon Sport bashinjaga Uwayezu Jean Fidele kuba ikijyanye no mu kibuga bitamugendekera neza nk'uko bigenda mu bijyanye na administration. Uwayezu Jean Fidele yaravuze ati umuntu ndi hafi usanzwe yarayoboyeho Rayon Sport, usanzwe azi byinshi cyane ku kijyanye n'amatransferi, uwo nakwifashisha nta wundi ni Munyakazi Sadate. Bivugwa ko rero mu mpera z'ukwezi kwa 4 Sadate nawe azaba yamaze kwinjiramo nka chief scouting, ashinzwe recruitment zose, gukorana icyo bita gukorana n'aba scouting bose bagenda bazenguruka hirya no hino bashaka abakinnyi bazima. Akaba ari ubikuriye, akabazajya afata raporo akayishyikiriza perezida mukuru, noneho perezida mukuru afatanyije n'abaterankunga akaba ari we ushyiraho akadomo ku matransferi bamaze kugenda bayumvikana. Iyi transfer ya Niyonzima Olivier Sefu yari yavuzwe ko rwose Sadate akinjira ariyo bazaheraho, ariko nyuma y'uko umutoza Julien Mete abisabye ati munyereke ko muri serie ku isoko, munyereke ko nta brage dufite rwose ku isoko kugira ngo tubashe guhatana na mukeba, kuko shampiyona kubirangiye badusize amanota 13, iryo ni ideni dufitiye abafana bacu. Umuperezida rero wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidele nawe kugira ngo yereke abafana ko nta gahunda yo kuzarira mu nzira, ajya guhita asinyisha Niyonzima Olivier Sefu. Azava mu ikipe y'igihugu, azahita atereka amasezerano, yewe biranashoboka ko ashobora no guhita atangira gukora imyitozo mu Nzove, hanyuma akazarangiza ino sezo ahita atangirana n'indi n'abakinnyi bashya ba Rayon Sport, dore ko we ari n'umukinnyi usanzwe amenyereye shampiyona y'u Rwanda, yikinnye kenshi cyane, dore ko bageze bakamwita Kambana roho kubera uburyo akina yitanga hagati mu kibuga. Uyu Niyonzima Olivier Sefu rero arava mu ikipe y'igihugu ahita asinya muri Murera. Ubwo ni intwaro ya mbere bamanuye, bafite intwaro. Nabwiye ko mu minsi iri imbere turaza kuba tuganira ku ntwaro igomba kuva mu gihugu cya Tanzania mu ikipe ya Yanga.
harimo umugabo rwose ngo utishimiye uburyo ngo ari gukinishwa gakeya muri Yanga, akaba ngo umutoza atamwemera. Iyi sezo rero Murere akaba nawe yavuze ati nawe turakuzana hano rwose mu gihugu cy'imisozi igihumbi, nawe utera umupira hano, dore ko tuzaba dufite turi guhatanira ko tuzaba dufite n'amarushanwa yo ku mugabane wa Afurika, ugomba kuza ukadufasha kwitwaramo neza. Hari n'andi makuru twamenye y'umugabo ugomba kuva mu ikipe yo mu gihugu cya Ghana akaza kubatera baro hano i Kigali. Ni byinshi cyane turagenda tugarukaho, gusa intwaro ya mbere tayari rwose yamaze kuba igera muri Murere. Nta gihindutse rero, nta gihindutse, muraza gutangira kubona Niyonzima Olivier Sefu mu myambaro y'ubururu n'umweru, yambaye nimero 21 mu mugongo, akubita hagati mu kibuga. Birumvikana ko Sefu no mukaseri, ubwo ngubwo gahunda ya Aruna Musa Majaliwa ishobora kuba igiye gushyirwaho akadomo. Nabyo turaza kugaruka tubabwira uko bimeze. Reka tube dusubikiye hano, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane munogerwa na gahunda murimo zose.